Mwaramukanya amahoro y'Imana abakunzi b'umurongo Nyarwanda TV, ndabashimiye ko twongeye tukaba duhuriye kuri uru rubuga rwacu kugira ngo tuganire dushimira Imana yacu, Imana iba yaturinze tukaryama tutazi ko turi bucya amahoro, ariko ku bw'amahirwe no ku mbaraga zayo tukabyuka tubona turi bazima. Nibyo kwishimira rwose, kandi n'ababa bagize ibibazo bakabyuka batameze neza, turabihanganisha twizera yuko ibintu biri buze kugenda neza. Ubu rero turagira ngo twifatanye n'abanyarwanda muri rusange bazitabira igitaramo cyitwa Rwanda Shima Imana kugira ngo tuyishimire koko. Umusibo n'ejo ku wa gatandatu tariki 28 Nzeri, hanyuma ku cyumweru tariki 29 Nzeri hakaba igitaramo kizabera muri Stade Amahoro cyitwa Rwanda Shima Imana. Nunze muryo Dr Charles Murigande, muramuzi, yigeze kuba Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda igihe kirekire, aherutse gutangaza rwose pe abanyarwanda dufite impamvu nyinshi zumvikana zo kugira ngo dushimire Imana. Yatuvanye ahantu hakomeye, muribuka muri Jenoside yakorewe Abatutsi abari bariho icyo gihe uko ibintu byari byifashe, abavutse nyuma yaho nabwo muribuka ukuntu ibintu byari bigoye, igihugu nta mihanda gifite, abantu barahunze, ubungubu baratahutse, ibitaro byarasenyutse, amashuri sinakubwira, ibintu bikomeye. Muribuka indwara zari zihari, sida yacaga ibintu, abantu barashize, igituntu, malariya, yewe ubuheri, ibintu byose muri mashuri yisumbuye muribuka abana bahoraga barwaye ubuheri, ibintu bikomeye, nta muntu umerewe neza pe. Ahenshi byari ibihuru, imibiri ikiri hirya no hino itarashyingurwa, abantu baratatanye, bari barahungiye muri Zaire, mbese ibintu byari bikomeye. Muribuka ko muri kiriya gihe kugira ngo umuntu abone uko yivuza byari bigoye, imiti nta yari ihari, abantu bapfaga umusubizo, ibintu bitoroshye pe. Ariko ubu ngubu iyo mubirebye mugasubiza amaso inyuma mukareba ukuntu ibintu byifashe, mukareba aho mutuye, imihanda irahari, ibitaro birahari, poste de santé zarabegerejwe, abaturage babanye amahoro nubwo hataburaho utuntu dutoya tugonganisha abantu, kuko izi bana ntizibura gukomanya amahembe, ariko muri rusange ibintu bimeze neza. Charles Murigande rero nawe avuga ko uretse n'ibyo ahubwo ikindi kinakomeye, amahoro dufite mu Rwanda tujya no kuyasangiza abanyamahanga. Muzi yuko ingabo z'u Rwanda ubu ngubu ziri Cabo Delgado muri Mozambique, ziri muri Centrafrica, zagiye Darfur muri Sudani, yewe ahantu hose bazitabaje kugira ngo zigarure amahoro zijyayo. Kandi ntabwo arizo zonyine, ziba ziri kumwe na polisi, bari kumwe kugira ngo buri wese mu nshingano ze agira icyo atanga nk'umusanzu wo kugira ngo abantu boherejwe amahoro agaruke. Ikindi nk'uko mubizi ubu ngubu dufite n'itumanaho, abantu iyo uri iwawe uhamagara inshuti zo aho zituye mu cyaro, hariho hose, umuntu akabwira undi uko abayeho, bagasangira amakuru, bagasangira uko baramutse, ibicuruzwa mu Rwanda rureza, amafumbire yahawe abaturage, gira inka, abanyarwanda basigaye banywa amata, abana bakiri batoya ntibagipfa kwicwa na bwaki, nubwo igwingira rikiri ariko ryaragabanutse mu rugero rugaragara. Mbese hari ibintu byinshi, kuko abanyarwanda bakwiriye gushimira Imana. Abanyarwanda bakwiriye gushimira Imana yuko yabahaye n'ubuyobozi bwiza, yabahaye ubuyobozi bwiza, ubuyobozi bwicara bugatekerereza umuturage, bugatekerereza igihugu muri rusange, bugatekereza mu buryo bwagutse, kugira ngo abaturage babeho bafite ubuzima bwiza, bivuza, batarwaragurika, batekanye, haba imbere mu gihugu no mu nkengero zacyo. Ubwo ni ubuyobozi bwiza. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, muribuka ko n'ejo ku munsi washize ku wa kane, ubwo yari amaze kwakira indahiro z'abasenateri, hagiyeho na biro nshya ya Sena, yavuze ijambo yavuze, yagarutse ku kintu cy'uko abaturage bagomba gukorerwa serivisi bashaka zikabagereraho igihe, bitabaye ngombwa yuko baba abasenateri baba n'abandi bayobozi babibona ari uko byamaze kugera ku mbuga nkoranyambaga.
yarababwiye ati abantu bafite, u Rwanda rufite murandasi, rwateye imbere, rufite ibikorwa remezo by'ikoranabuhanga, si ngombwa yuko umuturage ajya kuri X cyangwa kuri Facebook cyangwa kuri TikTok cyangwa kuri Instagram cyangwa ahandi aho ariho hose ngo avuze akaruru atabaza ati nyamuneka muntabara ibintu birankomeranye. Abayobozi babimenya ari uko biciye hehe kuri izo mbuga. Perezida ni nkaho yababwiye ati ikoranabuhanga igihugu cyabahaye, mwebwe nk'abayobozi nimwe mukwiriye kuba abambere mu kuribyaza umusaruro, mukamenya icyo abaturage bashaka mukakibakemurira hakiri kare, bitabaye ngombwa yuko bajya gutakambira hehe ku mbuga nkoranyambaga. Kandi koko uzanasanga n'abayobozi benshi baba bafite telefone ebyiri za smartphone, bafite telefone ebyiri za smartphone. Smartphone ni telefone ibishobora gukora ibintu byinshi icyarimwe, ishobora kwitaba, ibishobora kwandikirwaho message zisanzwe, sibyo, ibishobora gukoreshwa nka mudasobwa, ibishobora mbese satellite ikora, mbese ziba zikora ibintu byinshi bitandukanye. Noneho nk'izo z'abayobozi bari ku rwego rw'abasenateri zo ziba ziri ku rundi rwego. Kuba rero batamenya ibibera mu gihugu bakaza kubimenya ari uko hari umuturage watakambye, nibyo Perezida Kagame yabasabaga yuko bakwiriye kugira gute, guhindura, bakabihindura, noneho bakajya bamenya ibintu na mbere, cyane cyane yuko baba bafite ubushobozi, ni abantu bafite abantu baziranye nabo, ni abantu bakoze ahantu hatandukanye, bashobora kumenya amakuru mu buryo bworoshye. Nicyo Perezida Kagame yasabaga abasenateri n'abandi bayobozi bose bari mu ngoro ishinga amategeko y'u Rwanda. Dr. Richard Murigande rero niwe muhuzabikorwa w'igitaramo Rwanda Shima Imana kizaba ejo bundi. Avuga yuko ikindi kintu u Rwanda rukwiriye kwishimira nuko nicyo gihugu cyonyine kugeza ubu tuvugana kiyoboye Commonwealth. Commonwealth ni ihuriro ry'ibihugu bivuga icyongereza cyangwa se byigeze gukolonizwa n'abongereza, kikanayobora n'igihugu cyitwa Organisation Internationale de la Francophonie, kiyoborwa n'umunyarwandakazi witwa Louise Mushikiwabo, nawe muramuzi. Ibyo ngibyo nta handi byigeze biba, ni ikintu cyiza dukwiriye kwishimira, tukanashimira n'Imana. Ku cyumweru rero abazabishobora, baba batuye muri Kigali, baba batuye mu nkengero zabo, bazaze bifatanye n'abandi banyarwanda gushimira iyo Mana yatumye ubu ngubu turyama tugasinzira, gushimira Imana yatumye ubu ngubu nta munyarwanda ugipfa kurwaragurika ngo yicwe n'indwara ubundi zakagombye kuba ari zo mu gihe cya kera. Dushimira Imana kuba turi mu gihugu umuntu ataha amasaha ashakiye, nta nkomyi yuko hari umuntu uri umufata akamuzirika akamuca agakanu. Ntabwo nirengagije yuko ibisambo birahari mu gihugu. Burya ari n'impamvu polisi ivuga iti umutekano umuntu agomba kuwimenyera bitewe n'aho utuye n'akazi ukora, ukamenya ngo ndaca hehe nintaha. Ese byiza si uko hari uwamperekeza, ukagira amakenga. Ariko muri rusange ntabwo tumeze nk'uko tujya twumva ahandi mu bindi bihugu bimeze, aho usanga abantu bicanye. Muri Afurika y'Epfo mujya mubyumva, muri Kenya, ibindi bihugu ugasanga abantu barimo barategana, bakarasana, bakatemana, ibintu bigacika. Dufite igihugu gitekanye rwose, n'abanyamahanga barabivuga. Kandi buriya iyo umushyitsi agusuye akabyibonera, buriya nuko nta kuba utagize, warabikoze kugira ngo nagusura azasanga iwawe bimeze neza. Dushimira Imana ko byibura nubwo abantu basigaye babona icyo kurya, abantu bararya. Ibiciro byo ntibibura kuzamuka kubera ko hari ibibitera, bimwe bishobora kuba bituruka imbere mu Rwanda, hakaba n'ibindi bishobora kuba biterwa n'uko turi ku isi tudafiteho ubushobozi 100%. Ibintu birahinduka. None se nk'ubu mbabazi, n'ubu ngubu intambara ya Israel na Liban nikomeza gukomera, esansi ikazamuka, urumva ibihugu by'Abarabu bikomeye bishobora gufasha Liban na Iran, ibintu bigakomera, esansi yazamuka, ibiciro bikiyongera, twabikoraho iki? Yego leta yarakoze ku buryo hari ihunika, ariko none ntabwo ibintu byabura gukomera ngo ibiciro bizamuke mu rugero runaka. Ibyo byo ntabwo byabura, namwe murabyumva. Ariko uko bimeze kose leta barakoze ku buryo habaho igabanuka rigaragara, igashyiramo na nkunganire.
icyo ni ikintu cyo kuyishimira, tugashimira n'Imana ibishoboza abayobozi bacu. Tujya twumva ahandi ngo ibintu byacitse, ngo barasanye, ngo ibyo ngibyo ntabwo turabyumva, turashimira Imana rero ikomeje gufasha abanyarwanda, igafasha n'ubuyobozi bwabo guteza imbere abaturage bashinzwe, igatuma twese muri rusange tugira ubuzima bwiza, nubwo nta byera ngo de, ariko byibura tugakomeza. Kandi icyo nsaba inshuti zanjye zo ku murongo Nyarwanda TV ni uko dukwiriye gukomeza kumvira ubuyobozi bwacu, tugakora icyo budusaba, kuko uko nabibonye biba biri mu nyungu zacu. Uyu munsi dushobora kudahita tubibona kubera yuko ari impinduka nshyashya, kandi impinduka buri gihe ziragora, ariko mu gihe runaka kiri imbere bikazagaragara yuko ibintu bakoze badusabaga gukora byari biri mu nyungu zacu, ni icyo ngicyo nagira ngo tuzinduke tuganira. Umusibo n'ejo ku cyumweru tukazitabira Rwanda Shima Imana, tukaza tukayishimira yuko itugejeje aho benshi bifuza. Ndabashimiye rero, abatarakora subscription ngo biyandikishe babikora ku murongo Nyarwanda. Nanjye ndahari kugeza ubu kugira ngo tujye tuzinduka twiganirira. Ufite ibitekerezo yabitanga kuri YouTube, hasi hari ahantu hagenewe gutangira comment ibitekerezo, ukavuga uti nabishimye cyangwa se nanabigaye, cyangwa se ndifuza ko ejo twazaganira kuri ibi, mbese tukaganira tukaba inshuti, tukaganira. Nicyo ikoranabuhanga riberaho, abantu bashobora kuganira baticaranye, bakungurana ibitekerezo, bagahana ubumenyi, ibintu bikagenda neza. Ndabashimiye rero, mukomeze mugire umunsi mwiza. Abakora subscription bayikore, ababisangiza abandi babikore. Turi kumwe rwose, ibihe byiza abantu b'Imana.